meza mu mushinga wa P-Network kubera yuko nicyo kintu cyonyine cyari kigoranye muri uyu mushinga, kubona abantu benshi baba verified, kubona ukora KYC imyaka 2 igashira utegereje ko bakuvalida bikanga. Guys, ni ibintu byari bibabaje, ni ibintu byari biteye inkeke, ariko aya ni amakuru meza, aya ni amakuru ashimishije. Buri mupiyona wese ahari yayishimira, kereka ubaye warakoze. Guys, muri P-Network murabizi ko ikintu kijyanye na KYC ni ikintu kigoye, ni ingumi, ndetse wakubwira ko ngo iyo uri bubone KYC cyangwa se wabonye KYC uba wumva ari amashimwe arenze ayandi. Ese kubera iki KYC yo muri Core Team ari ingorabahizi? Kubera iki kubona notification ikubwira ko wabonye KYC muri P-Network bigoranye? Nitwa Habibu, ninjye mugiye kubana mu kiganiro. Iyi ngiyo yitwa Habibu Kiributo channel. Reka nizere ko wahisemo kubana nanjye umeze neza aho uri hose. Niba unkurikira uri mu Rwanda, niba unkurikira uri hanze, mwese mbahaye ikaze. Nyagasani abandebere icyoroshye. So rero hari amakuru meza cyane mu mushinga wa P-Network, cyane kubirebana na KYC. Nimvuga ngo kubirebana na KYC ubyumve neza kandi ubyumve nk'ukuri. Hari amakuru arimo aracicikana nk'uko murimo murabibona hano ndimo scrollinga, muri kubona ko nyine kuri screen. Aya makuru avuga iki? Aya makuru icyambere, murabizi ko hashize iminsi batubwira ko Core Team igiye kuvugurura ibijyanye na KYC. Noneho murabona yuko ngo KYC Core Team yabishyize ku rundi rwego. Ubu ngubu noneho ntago KYC bigiye kujya bisaba aba validation nk'uko twakoraga validation cyangwa se n'abandi bantu. Ubu KYC noneho yagiye muri blockchain nyirizina ya P-Network, aho umuntu agomba kujya akora KYC direct ako kanya igahita iba approved, ndetse na migration akaba yahita yibona bitarinze gutegereza ngo abavalidator baremeza KYC yawe, bityo ngo ubashe kuba wabona migration cyangwa se ubashe kuba waba approved. Aya ni amakuru meza mu mushinga wa P-Network kubera yuko nicyo kintu cyonyine cyari kigoranye muri uyu mushinga, kubona abantu benshi baba verified, kubona ukora KYC imyaka 2 igashira utegereje ko bakuvalida bikanga. Guys, ni ibintu byari bibabaje, ni ibintu byari biteye inkeke, ariko aya ni amakuru meza, aya ni amakuru ashimishije. Buri mupiyona wese ahari yayishimira, kereka ubaye warakoze KYC, kandi nabwo nubwo waba warakoze KYC nabwo wakishimira ko bagenzi bawe, nabwo wakishimira yuko abantu muri kumwe mu mushinga wowe urya ariko bo ntibarye. Guys, nizere yuko rero aya makuru nk'uko murimo muri kubibona, ni ukuvuga ngo ubu KYC noneho ikintu nakubwira nuko igiye kugikorwa, ariko ikorwe muri systeme bitarinze kunyura ku bandi bantu ngo barayivalida direct, nk'uko muzi ko ama KYC yo kuri za Binance, kuri za OKX n'ahandi akorwa. Ukora KYC nyuma y'iminota 30 ibintu bikaba byarangiye, ukaba wanatangira kuba wakora deposit, ukaba watangira kuba wakora withdraw, ukaba wabikuza nyine amafaranga yawe, ukaba watangira trading, ukaba ibiri kimwe cyose wamaze kuba verified. No muri P-Network rero niko bigiye kugenda, nuko ngo KYC yagiye muri systeme ya P-Network noneho nyirizina, aho uzajya ukora KYC direct, niba ari approved bagahita bakwa approve, niba hari ibyo bakugaye bigahita bikunda. Muri kubona ngo noneho KYC yagiye ku cyo bita V23 nuko ngo ni umuvuduko udasanzwe, kandi ibingibi ni byiza kuko biratuma abantu benshi babona KYC. Uyu mushinga narababwiye ngo kugira ngo ube successful, kugira ngo P-Network itere imbere, nuko hagomba kuba hariho abantu benshi bari verified, umubare mwinshi w'abantu benshi bari verified, bityo bizatuma nyine abantu bose bamayininga P-Network bagera ku cyo twakita mainnet mu buryo bwihuse. Bityo na ya gahunda ya Core Team yo kuba yatangiza open mainnet izasenga abantu benshi bari approved cyangwa se bari KYC. Maze guys, dutangire ibirori byacu, dutangire kwirira ku mafaranga, dutangiye gukoresha ifaranga ryacu dutuje. Ese urya wibuka ko uyu mwaka ugiye kuba uwa 7 tugiye kuzinjiramo muri umushinga wa P-Network? Guys, ngira ngo harabura amezi abarirwa ku ntoki cyane
umunyarwanda niwe wavuze ngo sinzi impamvu nyine bavuze ngo amezi abarirwa ku ntoki cyangwa se ngo iminsi ibarirwa ku ntoki, ariko natekerezaga yuko ari uko nyine haba hasigaye iminsi mikeya nyine ushobora kubara, kuko niba intoki ari 10 urumva yuko ni nkeya cyane. So rero umwaka ushigaje amezi makeya abarirwa ku ntoki kugira ngo urangire twinjire mu mwaka wa 2026. P-Network ikazaba yinjiye mu mwaka wa 7 ibayeho guys. Ibaze ifaranga rimaze imyaka 7 ricukurwa, abantu baricukuye nta gucika intege, kuba timu yubaka ibikorwa. Ese guys, ntabwo mwifuza ko uyu mushinga ugera ku ntego zayo? Ntabwo mwifuza kubona ibintu twaruhiye imyaka 7, imyaka 6, imyaka 5, imyaka 4, bitewe n'igihe winjiye muri uyu mushinga ntabwo ukeneye kubona umusaruro kuwubona rero ni uko ugomba kuba nyine wujuje ibisabwa, ni uko kuba timu igomba kuba yahojeje abapiyoniya amarira, ikabaha KYC, ikabaha migration. Nubwo kubona migration ko abantu nako kurimo kurateza ibindi bibazo ku isoko rya cryptocurrency, by'umwihariko ku mushinga wa P-Network, aho abantu bose bari kubona migration. Gahunda ari ukujya kwigurishiriza, gahunda ari ukuyoboka amasoko y'ikoranabuhanga bakajya guteza payi, bigatuma payi icyizere cyayo gitakara ku masoko y'ivunjisha. Usibye ko nyine wenda amahirwe nuko P-Network ubundi intego yayo ari ugukora muri ecosystem, naho ubundi bitabaye ibyo sha guys, murimo muratugirira nabi abantu, murimo murabona migration, murimo muraduteza ibyago bikomeye cyane. So niyo mpamvu rero abantu bose ubu ngubu bagiye kubona KYC guys, bagiye kubona KYC kandi mu buryo bworoshye, kandi icyo twita verified nacyo kibe byoroshye. Wow, ngewe uyu mushinga guys, uyu mushinga nzawugwa inyuma. Buriya amaherezo ngomba kuzareba amaherezo y'ibi bintu uyu mushinga ngewe ngufitiye amatsiko, kubera yuko byonyine iyo ndebye imyaka uyu mushinga wubatswe, nkareba abapiyoniya cyangwa se abantu bari inyuma y'uyu mushinga, nkareba ukuntu isi yose ari P-Network, Imana izame kurama gusa, ubundi nzareba amaherezo y'uyu mushinga, nzarebe ejo cyangwa ejo bundi uyu mushinga bizaba bimeze gute. Gusa ni byiza guys, ni byiza kuko P-Network irubakitse, turetse ibibazo dufite, turetse ubuzima bubi tubayemo, turetse inzara n'ibindi, ariko P-Network irubakitse ndetse cyane, kubera yuko ngewe n'igihe bitekereza bikandenga nkavuga ngo mana, nta kindi kintu nagusaba usibye kurama, usibye kuma iminsi yo kubaho, maze nkazareba amaherezo ya P-Network. Ese guys, wowe ureba Habibu Crypto wamaze gukora subscribe, nizere yuko ujya urayikinga video zanjye, ujya unyandikira muri comment. Abarundi kabisa ndabashuje iteka ryose, muhora munyereka ko turi kumwe. Abankurikira muri Amerika za Arizona, mwese mbahaye ikaze guys. Ahangaha kuri channel yanyu, iyi ni channel yanyu kabisa. Mujye munyandikira muri comment, mumbwire aho mungaye, kubera yuko ndi umuntu nshobora gutana cyangwa se nkavuga ibitakunyuze. Ujye umpana kabisa, ni byiza. Niba ubona naguhaye n'ibintu bishimishije, nabwo nyandikire muri comment guys. Ni itangazo nagira ngo mbahe kuri P-Network. Nari maze igihe naboneka, nari maze igihe ntahari kubera akazi kenshi, ariko nagarutse nanone mu makuru ya P-Network, by'umwihariko buri kintu cyose nzajya mbona muri uyu mushinga, nzajya mba ndi tayari, nzajya mba ndi ready ku kibaho. Wakoze kubana nanjye, wakoze gukurikira Habibu Crypto. Niba utari wabona KYC, nakubwira ko ugomba kwicara ugatuza, kubera yuko ikibazo cyo kigiye gukemuka ejo cyangwa se ejo bundi, nawe urahita ubona KYC. By'umwihariko uhita ujya no kuri Mainnet cyangwa se icyo twakwita, impamvu bavuga ngo urahita ujya kuri Mainnet ukibona migration guys, buriya wamaze kugera kuri Mainnet, kuko payiza uba wemere kuba wazi transfer aho ushaka hose. Guys, wakoze kunkurikira, wakoze kubana nanjye, tuzahure mu yindi video ikurikira. Iyi ngiyi ndabakunda, ciao.